Sheri please abantu bareke tunabyibonera ibyo abantu bareke urajya gutangiye gusubira kuri abantu bashaka wiki ntago uzabuza abantu kuvuga kandi ikindi iyo wumva ko ushaka kubuza abantu kuvuga wari guhera mu nda ntuvuke uyu munsi twawutangiye neza ntago nifuza ko twagirana ibibazo byari byo byose abantu turi kuvugaho anti nuwawe ni wo muzi kurutajye ntiwambwiye ko ari we mama wawe uzagenda umuganiriza umubwire ngo ntago nkeneye ayo magambo ambaza umwana niba afite igisubizo yatanga agitanga kwa nkuriho urusaku mujye mubiganirira iyo sinkeneye kongera kumva ijambo rimuturukaho rimbaza umwana hari isoko babahahamo harya ngo nashaka gukora regime ngo nakazi ibiro ibibazo bwabyo ndumva bimaze kungabanyaho nk'ibiro 10 no way ndaragiye ngewe Oh chérie nureba iki noneho ibintu byose wabikoze kare urasa neza reba ukuntu ukifite iminota myinshi uyu munsi rwose kigaragara cyo turagera ku rusengero n'Imana yatwiteguye Imana ishimwe rwose ko byagenze neza kandi urakoze kuba wimbwiye ko wabibonye mva uyu munsi ari ukuntu numva nshaka guhura n'Imana gutya imbona nkubone tugahura pe uyu munsi nta nkoze no kubishura byayo kuko wa mugani uburyo twiteguye amaterano y'uyu munsi nizera ko nijoro ryamaze gutegura kwakira ibyifuzo byacu amashimwe yacu nta kabuza uyu munsi uraza kutubera mwiza uyu munsi uratubera mwiza rega sheri ni bya bintu njya nkubwira ubundi ibintu byose iyo biteguye kare ukabikora kare ibintu byose bigenda kare umugabo akishima kare mbese byose bikaba kare Imana ikakumva kare everything bikaba kare kutabigiramo uruhare kugira ngo ibyo byose bigende neza rega ntago nategura buri kimwe cyose mu rugo ariko ntacyo reka tubyihorere tutangiye kuvuga ibyo bintu bitaza kwica umunsi wacu ubu ntabwo mvuze akantu kajyanye no kuba se chérie uzabanza abandi bagabo urumva uzabibabaza kandi rubibabaza uzambwira sibyo uzababaze nyine uretse mbikubwira uzabaza abandi bagabo bashuti bawe babandi mukorana ari abo bagabo nyine n'abagore babo ninde utera ipasi uzababaza ariko nyine ntago utabyumva nabi ntago mbivuze ngo nyine ngo nateye imyenda yawe ngo ibiki nta kibazo wowe gusa ubanza uzabaza abandi bagabo bagenzi bawe ninde utera pasi hagati y'umugore n'umugabo ibindi tuzaba tubigarukaho okay umva tugende twaye reka twigende seshu gira ngahari ya bible yawe mu ntoki ntago uyu munsi tuyijyanye hari ikibazo nta kibazo okay uraza gukoresha iyo telefone ariko biba byiza kuyigendana yego ndabizi ariko reka bitaza kuba intandaro yo gukererwa reka ngukire iyi ndirimbo ndayikunda iyi ndirimbo nubwo ari ya kera ihora ari nshya ntabwo njya nyirambirwa sinjya nyihanga we ntabwo uyikunda chérie ndayikunda urumva ukuntu ifite na melody nziza reka nzamura nawe urayikunda ukuntu utagiye ubura kuri playlist yawe gatoya wumve ariko iyi ndirimbo mana we irimo irantwara mu mwuka neza neza tumubyinira uwo mwami wabamara kwiriye wanyeganyega mo gakeya sigeregere kwa Yesu ntabwo ziko urimo no kuyibyina di ndayikunda haleluya izina ry'imbaraga izina rihebuje Yesu umwami w'abami Yesu
zina risumba ayandi Yesu utarimo kuririmba sheri zina risumba ayandi indirimbo nziza niryo rizina ryonyine risumba andi mazina yose. Reka ngabanye volume indirimbo ishobora gutuma umuntu atwarwa akaba warenga umuhanda. Ni nziza iyo ndirimbo mana yanjye ntabwo nyihaga sinjya nyimenyera mbese ihora ari nshyashya. Mbega umunsi ariko rero Imana iratwiteguye koko. Nawe ndumva mfite n'amatsiko uburyo amateraniro ari bumire. Amateraniro y'uyu munsi araza kuba ari meza pe biraza kugenda neza. Aha ariko rero shiri mbere yuko tugenda ku rusengero sibyo niga amatwi neza uranyumva nibiki se kandi mbere yo kugera ku rusengero ndashaka ngo tubanze tumenye ninde uri bugurira undi lunch uyu munsi. Uri bugure lunch? Uyu munsi turaza gusangira lunch. Se kajemo nkuko beraranyoboye. Imana ishimwe bikamubwira uzi ukuntu bimpangayikisha buri iyo nzi ko tugiye mu materaniro ariko ndabizi ko ndi butahe nge mu gikoni nge guteka nge noneho reba urasubijwe mva ahubwo mwuka wera wakoze kugusanga akantu ko kugura lunch rero ngo biragenda bite ariko ni wowe ariko iki subyemeye kuri bugura ibyo kurya bya saa sita oya ntabwo ariko nakubwiye Nyisumbwiye ngo urambwiye ngo turebe nguza kugura lunch. Uza kugura. Ariko uza kugura araba ari wowe kuko ngiye waye amatariki urabizi kaba kabaye. Oya? Sheri. Famagaze nabi pe. Abagore arukuvu nubwo amatariki aba ari umutuku. Umva yewe ngo arukuvu abagore tubikasaka muri kasakame ariyo ari akantu amafaranga mfite hano imbere n'inyuma ni inote y'ibihumbi 5. Ahubwo icyumweru gitawuzandwanaho. Noneho uzi tujye kubigenza. Ngiye kukubaza ibibazo bibiri. Nawe ubitegure. Ariko bya bibiri bijyanye n'ijambo ry'Imana. Byo muri Bible. Mbese tugiye muri Bible quiz. Shashirika mubwire. Urabizi Bible umaze kwisubiramo inshuro 3 zose. Uyisoma irangira ukongera ugatangira. Njyewe n'inshuro imwe sindayirangiza. Nuza kumbaza rero ibyo muri Bible ndatsindwa. Ese uzwa n'iki gusoma Bibiliya sheri Imana we. Reka ibyo tubyibone. Urabizi umwanya wanjye shu urawuzi pe. Barawibivuga. Waze tukabazanya iby'ubuzima busanzwe.